turi kubabwira ngo bahinduke ibyo turi kuvuga. ubwo abanyamakuru bose tuba bavuga butumwa bo mwiyobokamana no kuba umunyamakuru utari umuvuga butumwa ukabaza ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo ukanavuga ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo, ibyo nabyo muzabizira. Kuvuga ikintu kitaguhinduye ukemeza abantu ikintu utemera, ubwo n'uburyarya bw'abafarisayo. Nyine ni ugukoreza abantu umutwaro wowe utakozaho n'umutwe w'urutoki. Wowe uransabira umugisha uba ufite tutawusangira. Ni igisobanuro cy'uko nanawubonye waba imbogamizi yawo. Dusangire uwo mfite, dusangire uwo ufite, mukwifurize ari uko twawushe yarinze. kuko nta kanya nagira karande y'Abisiraheli, ngira karande bitewe naho navukiye n'igisekuru cyane n'iki byose. Niba ubyemera ko ibaho, wowe uzi ko ntayo wagira, ubyemera ko ihari, wowe uzi ko nta karande y'Abisiraheli wagira, ariko abashumba bafite ubwenge nabo, ntabwo mvuga abashumba bafite mikoro yo guhagarara, bafite ubwenge bazi ko bagira karande yarewe. Ubwo nayo murayimbaza. Oya, karande Ijwi ry'umukanguzi. Kongeye kubasuhuza inshuti zacu mudukurikira muri mu mpande z'isi zitandukanye. Ndasuhuza cyane abantu bakunda uyu mugabo rwose turi kumwe, bakunda imuvamo, bakunda uburyo asobanura ibintu. Nagiye mbibona mu biganiro byinshi bitandukanye twakoze. Abo bantu banje kubasuhuza kuko no bantu bihutira kuza kureba ikiganiro kibindi tuba twavuzeho mu biganiro bikurikiyeho. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania, muri East Africa yose, muri Afrika hanze yayo, aba diaspora badukurikira rwose. Umwanya wanyu tuha agaciro kuko twumva ngaho ngaho mufite umwanya utari mwinshi cyane. Iyo mwawushizemo no kureba ibiganiro byacu rero tubiha agaciro, turabashimira cyane. Uyu munsi turi kuri Nkunda Gospel ndetse n'Ijwi ry'Umukanguzi. Ni amasheni y'ivugabutumwa aca ibiganiro byiza kandi bitandukanye birushaho gufasha umuntu imbere guhinduka ndetse no gukanguka. Amen. Bose si ibyo ra iwanyu ntimukangura. Urumva turabahindura, wenda baba basinziriye mukabakagura. Okay. Ivanishimwe. Uyu munsi turi kumwe na Evangeliste Aniseti niyo mugabo. Hajya na Habiyaremye naryo ni iryawe? Habiyaremye naryo ni iryanjye. Niyo mugabo Habiyaremye Aniseti. Niwe CEO cyangwa se nyiri yerekwa rya Ijwi ry'Umukanguzi. Okay. Tujya tumwakira kenshi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi twongeye kugaruka mu kindi kiganiro nacyo twizeye ko kibuze kubaryohera. Abantu bagukunda cyane ngo usobanura ari amateka ya Isiraheli, usobanura ngo bino bintu by'intambara n'iki, ngo barabyumva ariko ngo hari naho baba confused. Nibyo byiza kuko iyo utara confusing ubwenge bw'umuntu ntibusobanuka. Ubundi ikintu umuntu atangira atazi nicyo ashaka kugira ngo akimenye. Yego. Reka dutangire n'isengesho kuko numva byahita bigera kure tariragiza Imana ngo ibane n'abantu badukurikiye ndetse natwe dufashe mu byo tuvuga byose tuborwe nayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubucunguzi tubonera muri Kristo Yesu, bwatwegereje Imana, buduhindura ubwoko, bwatugize abaragwa kandi buduha ubutware. Izina ryawe nirishimwe. Bwaratuzuye tuba bazima, none ubwo turiho tugiye kuganira na bene data kugira ngo ijambo ry'ubugingo rizure, rihembure kandi ritange n'impinduka mu bifatika bigaragara by'inaha mu isi, kugira ngo ritegure buri muntu wese kumva ijwi ry'impanda mu gihe uzazira. Tubisenze ku bwawe, tugushimira none n'iteka ryose kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abantu basoma Bibiliya cyangwa se banakurikirana amateka ya Bibiliya n'ijambo ry'Imana muri rusange bakunze kubona igaruka cyane ku mateka ya Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu bizamo bikeya. Usanga ari bya bihugu byo muri Aziya cyangwa muri Afurika, ariko nabyo byagize undi mubano wihariye bigirana na Isiraheli. Kubera iki Imana yashimye ko aya mateka y'imyizerere cyangwa se ubumana bwayo n'ibyo yakoze byose
ibigaragariza cyangwa se ibikorana n'igihugu cya Isiraheli? Bwa mbere hari ikintu turi buze kumenya, muraza kwihangana simpere mu mateka y'inkomoko ya Isiraheli nk'igihugu cyangwa nk'ubutaka, kuko nubwo Imana yaburaze Aburahamu nk'umurage, bwari ubutaka busanzwe buriho. Birumvikana Aburahamu yatuye ahantu hahari, kandi nta gice kiriho Imana yaremye nyuma yo kurema ikindi. Isi yaremewe rimwe, iberaho rimwe n'indi, nubwo itaturiweho rimwe. Ni ukuvuga ngo sinzi niba turi bubyite gutyo, amarangamutima y'abantu abisobanura uburyo butandukanye, ariko kimwe mugomba kumenya, Aburahamu akurwa muri Uri y'Abakaludaya agahabwa Isiraheli nk'isezerano. Bibiliya imwita sekuru w'abizera. Kuba ari sekuru w'abizera ni igisobanuro cyiza kivuze ngo abizera bose cyangwa abizeye nyuma yo kwizera kwa Aburahamu, nubwo tutizeye Aburahamu, bose bagomba kugirana isano. Amateka y'ibyo bizera cyangwa guhamya kuko bizera, ubwo bifite uwabitangije, bigomba gutangirira aho ngaho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mushobora kubonamo Aziya intumwa zahakoreye urugendo kuruta izindi. Mujya mukunda kusoma amatorero 7 yo muri Aziya, aba mu byahishuruye Yohana, dukunda kureba ingendo Pawulo yakoreye muri Aziya. Hari hafi y'igihugu cya Isiraheli, aho inkomoko y'ibyo twizera ituruka mu buryo bw'umubiri. Hanyuma inkomoko y'ibyo twizera ituruka muri Kristo Yesu, ariko mu buryo bw'umubiri. Ababwirije bari baturutse mu gihugu cya Isiraheli, bagiye hafi yabo rero. Bagiye hafi yabo, ariko ubutumwa ntibwagarukira hafi. Abo ba hafi bumvishe bwa butumwa, nibo babuvanye aho hafi, babwumviye babugeza ku bandi, abandi babugeza ku bandi, kugeza ubwo natwe budushyikiye. Rero kuvugamo Isiraheli ni igihugu cy'amateka y'iyobokamana n'ibindi, uretse ko hari n'ibindi bihugu batashimye ko bandika ko hari ibitabo byinshi bitagiye muri Bibiliya bifite andi mateka. Gusa kuba birimo no kuba bitarimo, ntidufite igihombo kuri ibyo, ahubwo ibyo birimo biravuga iki? Ni ubucunguzi bwa Kristo. Ariyo mpamvu rero dushobora gusanga igihugu cya Isiraheli kigarukwaho cyane. Yesu hari ijambo yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, gice cya 4, abwira umusamariyakazi. Yaramubwiye ngo mwebwe mwizera ibyo mutazi, ngo ariko twebwe twizera ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Urumva niba ariho gakomoka, birumvikana ko ari bo bazavugwa cyane ku bantu bizeye aka gakiza. Sinzi niba ngusubije neza. Haba hari impamvu cyangwa ikintu runaka umuntu yashingira avuga ati byari ngombwa ko bihera hano, cyangwa se iyi ni mpamvu byari? Kuba ari ngombwa nuko ariho Kristo yakomotse. Reka tubifate gutyo. First of all, Aburahamu, imiryango yose Imana ihereye umugisha muri Aburahamu. Urubyaro rwe Imana irumuhaye nawe nk'umugisha we. Irangije iravuga ngo amahanga azakomoka kuri we n'ishyanga rinyubaha. Ni ukuvuga ngo impamvu runaka ibiteye itumye Imana ivuga ngo ni hano. Dushobora kuyidevelopa ariko tukajya inyuma y'ukuri. Bwa mbere igitumye bivugwa ko ari hariya, n'igitumye amateka agaruka hariya, ni uko uwo byatangiriyeho ariwe twise sogokuru w'abizera. Sekuru w'abizera. Nituvuga ngo ni sekuru w'abizera, ni mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka. Ko Aburahamu niwe wizeye, bimuhwanira no gukiranuka, abyara ishyanga ryubaha Imana muri Isaka. Ubwo niwe wa mbere wari wizeye? Ntabwo ari we wa mbere wari wizeye. Hari na ba Nowa, ariko Nowa urubyaro yabyaye ntabwo ari urw'abizera. Hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu ritandukanye n'iryo Imana yabwiye Nowa. Ubwo mfasha umuntu abantu bazi, mise mvuga Nowa kuko ari we abantu bazi. Nowa ni wabayeho mbere ya Aburahamu. Yego, ariko hari n'abandi benshi. Nowa Imana imugira n'icyizere baza inkuge. Uwo muntu se kuko numva ari wari ukaze. Imana ishimwe. Ari we wari uri buranta nta cyabe. Okay, Kristo Yesu arabaruta. Hanyuma nyuma yuko Yesu abaruta abo ngabo, icyo nashakaga kuvuga ni iki? Hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu ritandukanye n'iryo yabwiye Nowa. Nowa yabaje inkuge, ayirokokanamo n'abo muryango we. Igiye guhamagara Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cya so.
usige inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko. Iryo jambo niryo nashakaga. Nzaguhindura ubwoko, nzaguha umugisha, nkugire umugisha, nogeze izina ryawe. Ni ukuvuga ngo niba imuhinduye ubwoko bumwitirirwa bufite gakondo, bufite aho buvukiye, ni ngombwa ngo bajye bibuka uwo baturukaho. Rero niyo mpamvu twisanga mu gihugu cya Isiraheli kenshi, kuko ni inkomoko y'ibyo twizera, niho bitangirira ko ni umurage wa sogokuru w'abizera. Noneho natwe ubwo twizera rero turisangamo, twabyanga twabyemera, twabishaka tutabishaka turisangamo. Noneho icyo dukwiriye gutandukanya rero ni iki? Uyu munsi tubarirwa muri Aburahamu binyuze muri Kristo, kuko Kristo nawe akomoka mu rubyaro rwa Aburahamu. Niyo mpamvu. Ariko uyu munsi ntitwinjirira muri Aburahamu, twinjira muri Kristo, tukabaranwa n'abizera bose. N'umuryango wa Aburahamu urimo w'abizera, ariko kuko bose ntibakizera. nk'uko wabivuze, umuntu abikurikiranye neza yasanga n'ubundi Aburahamu ni umuntu Imana yashimye kwizera kwe. Yego. Kandi n'uyu munsi navuga ngo kukiri valid, cyangwa se ko kwizera kwe kugifite agaciro, kwashimye mwe by'iteka ryose. Uyu munsi umuntu wakizerera cyangwa se wakizera Aburahamu, wakwizera, wagira kwizera nk'uko Aburahamu. Kuko mu kanya wari uvuze yuko kwizera, iyo twizeye Kristo, urwo ruhererekane rwose biragenda bikazagera kuri Aburahamu, kuko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera bose, ari we na Kristo ariho yakomotse. Uyu munsi uravuga ati njyewe tujye twumva amatorero menshi, ntekereza n'amatorero ahari n'ubwo wenda ntibuka amazina yayo, usanga afite imyemerere cyane ishingiye mu isezerano rya kera, idashaka iyitsimbarayeho rwose. Aho hantu defo cyangwa ikibazo kiba kirimo ni ikihe, ko nabo bari mu kuri? Aho uhise ubeshya rero. Ntabwo twemerana ko nabo bari mu kuri. Kubera iki? Aburahamu yizeye ibirangirira muri inde? Muri Kristo Yesu. Aburahamu ntiyizeye. Yesu niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza. Exactly, niko ijambo ry'Imana rivuga. None uwo wizera atizera Kristo Yesu, foundation ye ni iyihe? Na Aburahamu, sekuruza w'abizera. None se wizera Aburahamu gute kandi nawe atari yizeraga? Nawe Aburahamu yarizeraga, ariko ntabwo ari we wiyizeraga. Sibyo? Ibyo yizeraga rero bisohora muri Kristo Yesu. Niba bisohora muri Kristo Yesu, Yesu niwe banze, ni nawe ugusohoza. Natwe twizere Kristo tudashingiye ku bandi. Imana ntishaka ko twizera intumwa n'abahanuzi. Yego. Ntabwo ishaka ko twizera sogokuru Aburahamu, irashaka ko twizera Kristo. Hanyuma tugafata Aburahamu nk'urugero rwa mbere rw'umwizera wahamijwe agahinduka ubwoko bubyarira Imana ishyanga ryera. Icyo kintu tukigarukeho, agahinduka ubwoko bubyarira Imana ishyanga ryera. Suko Aburahamu ari we wo kwizerwa mu maso y'Imana, n'uwo kwizerwa kuko ari umwizera. Kuko iki kintu nkivuga simba confusing, simba kire mu rujijo. Hari umwizerwa hakaba n'umwizera. Umuntu wizeye Imana agera ku rwego nawe Imana imwizera ikavuga ati nkimwizera, nkimuramya cyangwa nkimusenga, imugirira icyizere gihamye, ikavuga ngo voilà, aho ari yakora ibi, icyo akoze kirejejwe, icyo yakora ni iki, ikakumva muri ubwo buryo. Ko Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera ankurikira, umuntu naza aho ndi Data azamuha icyubahiro. Icyo cyubahiro gihabwa umuntu wahindutse umwizerwa mu maso y'Imana. Ariko si ukuvuga ngo tuba tumwizeyeho ubucunguzi. Ubucunguzi buduhindura kuba ubwoko. Aburahamu yabwizereye mu Mana. Ni iki gituma Aburahamu ari sekuru w'abizera, abandi ntibitwe batyo, kandi igitambo cyarejeje Aburahamu cyarejeje n'abandi? Ni ukubera iki? Aburahamu ajya gutamba igitambo, uribuka ko
ari we wahawe igitambo n'Imana. Ntabwo yejejwe n'ibitambo by'amaboko ye, yejejwe n'igitambo giturutse ku Mana mu rwuri rw'Imana. N'uyu munsi ntituzi ngo intama Aburahamu yabonye ku musozi Moriya, ntituzi ngo yari ivuye mu rwuri rwande. Nta n'umuntu widekaraye ngo avuge ngo nabuze intama. Nta n'umuntu bahuye ayishaka yatakaye. Yatambiwe intama ishushanya Kristo, izaza itanzwe n'Imana ikarokora abari bageze ku gicaniro, abari bakwiye gupfa, ikarokora abantu bari bagezwe umushyo, bari ku muriro, baboshywe. Ko Isaka yari aboshywe, umushyo wari uhari, umuriro waka, igicaniro gihari, ariko igitambo kidahari. Aburahamu rero yari butambe Isaka, Imana imuha igitambo. Rero ni ukuvuga ngo niwe wabyariye Imana ishyanga ryera muri Aburahamu kubw'isezerano Imana yari yarasezeranyije nk'uko yabishatse yabigambiriye. Mbibutse ko mujya muvuga ngo nabateye urujijo, ariko nuko mudashaka kumva. Nyamara mba navuze Aburahamu ntabwo ari Umwisiraheli, ahubwo Umwisiraheli ni Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Aburahamu se we yari umuki? Aburahamu yari umukarudaya, ni Abahindu. Ni Abanyahindiya, ni Abahinde komuteri. Ni Abahinde? Yes. Mesopotami baratatanye babamo benshi, ariko aturuka muri Indiya. Sibyo? Nimvuga rero ngo Aburahamu si Umwisiraheli, mu nyumve. Uwitwa Isiraheli ni Yakobo, abyawe na Isaka. Isaka ni ubyawe na Aburahamu. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoko mwitirira kwizera, ntabwo ariko kwizera si ukwabo. Exactement, kubaye ukwabo kuko guturuka mu maraso yabo muri Aburahamu. Ariko ntabwo umwizera bije mu maraso, ntabwo biri muri DNA, bije mu myemerere. Abemeye ukwemera kwa Aburahamu babyarwa na Aburahamu nibo biswe abana ba Aburahamu. Nicyo Bibiliya ivuga ngo namwe muzamubaye abana ba Aburahamu nyakuri. Na Yesu yagiye akoresha ayo magambo, aravuga ngo iyo muba abana ba Aburahamu muba mwizeye ibyo mbabwira, kuko Aburahamu yizera. Ukira aho ngaho hari akantu ucometsemo ngo kwizera si biva muri DNA cyangwa se ntibihererekanwa mu maraso, ariko y'Imana itanze isezerano ishobora no gukurikirana ibisekuru. Biba bishatse kuvuga iki niba nta kantu k'amaraso karimo? Uwo ni umugisha w'isezerano. Umugisha w'isezerano ntabwo ari ukwizera, ahubwo ni imigisha Imana iha abizera. Kwizera buri muntu abigiramo uruhare. Niyo mpamvu ushobora gusanga njyewe nizera kandi kwa sogokuru nta mwizera wari uhari. Ariko urubyaro rwawe Imana ikavuga ati evangelist, abantu bazagukomokaho cyangwa urubyaro rwawe ruzampisha icyuho cyangwa ni icyo kintu babishaka batabishaka. Icyo gihe mu migambi y'Imana izampa urubyaro ruyitunganiye, kuko ariyo yabigambiriye, ariko si ibintu bihoraho. Ntabwo pasiteri abyara pasiteri, umukristo ntabyara umukristo. Ndabizi uri umuganga Bob, ntabwo wari waterura uruhinja rw'urukristo ukavuga ngo uru ni urukristo kuko rubyawe n'umukristo. Uru ni uruhinja, rurira nk'impinja zindi, ruvuka rusa nk'izindi, rwambaye ubusa, korodoro mirikari rutunga mu nda n'imwe. Uko ruri nyine rucometse, ruri connecte na nyina. Nuko mwatwishe nyine ko abana bose tuvuka nyine twese tuvuka turi abamarayika nyine. Ntabwo ari njye wabikubwiye. None se ushaka kubihindura? Njyewe se abana kuri iki kiganiro uyu munsi uko kuri bizeye imyaka yose amaze ku isi guhinduke. None se wageze ngo utwana twose so tubarayika. Utwana twose nutwo urahiriwe nyine. Murahiriwe kujyana muri rimbo. Murahiriwe. Oya, iryo jambo ryo burizigamye, ariko murahiriwe ubwo mubyara abamarayika. Mwebwe ubwo muri bande? Ariko ubwo urinde wo kubyara marayika. Sawa, none nyine wowe uriyizi niba wabyara marayika. Niba intanga yawe yabyara marayika, urabizi ko ari byo cyangwa atari byo. Rega mujye mureka ibintu bya murare. None se uyu mwana uvutse ku munsi wa mbere ni iki
kimukuyeho ubumarayika, kimukuyeho. none se ubundi kimugize marayika cyo ni iki? Nuko none se do you know means mahayi marayika ni utumwa. Uwo mwana reka tubyite umwere, reka tubyite umwere, wera dukoresha ikinyarwanda. Ibyo byo uriya mwana si umuziranenge, si umwere, si umutagatifu. Umuziranenge mu buryo buri spiritual, no mu buryo buri spiritual. ahubwo nyine buretse gatoya buretse gato tuvuge ko ari umwere mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri si impemera ko ari umwere. Nawe urabizi ko hari abana bavukana ibirwara ukuntu. Noneho reka mpite nihuta, icyo yejejweho ni kimwe, kandi abantu tutemerana kimwe. Ibi byo sinanabitindaho, ndabibabwira neruye ukuri 100%. Abantu benshi bazi ko umwana avukana icyaha cya Adamu na Eva. Nge simbyemera icyo kintu, nanjye impamvu ntacyemera, bibaye ari byo uwo mwana yabarenganye. Ntabwo yabarenganye kuko nawe wagikishijwe utaragikoze. Ahubwo se ninde wakinshizeho kandi ntazi n'ibyo bakoze, ntazi n'igihe babikoreye. Ubwo utangiye guhakana ibyo wizera rero. Ubwo utangiye guhakana ibyo wizera. Ndi kubaza kugira ngo nabyane nizera n'undi wese ubyizera bisobanukirwe. Iyo uri kubaza ubariza abandi, ariko 90% biba biri muri mind yawe. Burya akenshi ubaza icyo uri cyo, kuko kubijyanye no kwizera dusangiye imyemerere. aho ngaho icyo cyo ntabwo tuvuze gucyemenya, ariko sicyo turi gusobanura. Twikomeze kuri cya kugira ngo urarusha nawe dukurikiye. Bibiliya itubwira abadamu babiri na Kristo yamwise Adamu bisobanura umuntu. Hanyuma Bibiliya na Yesu yamwise umwana w'umuntu. Ku ruhande rumwe yaravuze ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera ko kiri mu isi. Yavugaga Kristo. Ubwo na Adamu nawe n'umwana w'umuntu. Hanyuma Yesu n'umwana wa Adamu ni umuntu. Kristo, Bibiliya iravuga ngo Adamu wa mbere yabaye inyoko y'urupfu. Adamu wa kabiri ahinduka ubugingo buzima. Uko umwe yokoje abantu urupfu, niko uwa kabiri yokoje abantu ubugingo. Ni ukuvuga ngo dukirira muri Kristo Yesu. Ahubwo imyemerere yacu, kwizera kwa kwemera navuze, bigatuma tuguma mu byo tugomba kwizera cyangwa tukava mu byo tutemera. Niho njya mbabwirira nti kuyoba no kuyoboka, no kuyoboka no kuyoba. Utayobye Satani ntuyoboka Imana, utanayobye Imana ntuyoboka Satani. Niyo mpamvu mbasengeye kugira ngo ibyo mwemera bikomoka mu myemerere yanyu nyine Kristo afungura ubwenge bwanyu. Paulo yabisengeye abayefeso arababwira ngo amaso yanyu ahweze mumenye Kristo. Ndabasabira iteka igice cya 3 abayefeso kugira ngo muhishurirwe urukundo rw'Imana rwariro. Ni icyifuzo gikomeye cyane ntekereza umuntu wese aba akwiye kugira. Yego, no gusengera. Umuntu wese ushaka guhishurirwa Imana agomba gufata Kristo nk'urugero rw'Imana. Niwe kataloge y'ubumana, niwe miterere y'ubumana, niwe mitekerereze y'ubumana, niwe myitwarire y'ubumana. Imana ibaho umugisha. Kiriya kintu wagikwebye wenda sinzi ko wenda turi buze kukiga kuko ikibazo nakubajije mfite icyo nshaka kuza kubaza nyuma. Nagikwebye cyaziriya mpinja wagikwebye nyine. Nari nzi ko nagusubije wenda hari abandi bari kubyumva. Ntabwo uruhinja si marayika. Icyo abantu bita marayika ni umuziranenge. Kandi nge namwe ntitubyemeranwa. Uriya mwana se ko amaze kuvuga ko mu by'isano ko amaze kuvuga ko yakijwe icyaha cya Adamu. None kigiye kumwanduza ni iki? None se wowe ukijijwe, oya wowe tuvuge wowe utanduye. Kuba utanduye ukaba wejejwe ufite ubugingo bikugize marayika. Erega izi ngero tugenda dutanga dufata ikintu tukagisanisha n'ikindi, nizo zikura zikabyara urujijo rw'ubuyobe mu iyobokamana. Niyo mpamvu ntemera ko uyu mwanya nta muntu uba marayika atuye inaha. Ni nk'abavuga ngo ijuru rito ni igishushanyo.
ni ritoya ariko si ryo tujyamo, si ryo dusiganirwamo. Ni ikigereranyo rito ubwo waba ufite n'ubushobozi bwo gusobanurira ikuru noneho ry'uko rimeze. Ni ikigereranyo ariko ntabwo ariko kuri. Nituvuga ngo ni ijuru rito, ubundi ahitwa ijuru tuvuge ko ari ibyishimo. Ariko se koko nk'uko mubizi, urugo rwiza rubamo ibyishimo byinshi ariko ntibihoraho. Ntabwo byahoraho. Ntabwo byahoraho kuko hari n'abantu bibwira, sinzi ubu njyanye ahandi, hari abantu bibwira ngo babana n'umugore. Bobo ntabwo ubana n'umugore, umugore akubamo nawe umubamo. Niyo mpamvu iyo adahari utekereza ngo ariho. Nicyo gisobanuro bajya bavuga ngo turi umubiri umwe. Intekerezo zirivanga, agatekereza muri wowe ugatekerereza muri we, mugahuriza hamwe ibyo mukora. Abantu rero nibafata urugo nk'aho urugo cyangwa icyumba cy'urugo ari icyumba cyo mu nzu, urugo ruba rusenyutse. Ubundi icyumba cy'urugo ni imbere mu wo mubana, kuko iyo yasohotse hanze babyita kuguca inyuma, ariko ntiyabikoreye mu nzu yawe, yaguciye inyuma agiye heza. Reka aho marenge si ibyo turi kuganira. Yego. Noneho izo ngero tugenda dutanga n'ibyo bigereranyo bigenda bikorwa, n'ibyo bigereranyo bikonfuzinga abantu, kuko imitekerereze yawe uri kubyumva nonaha siyo yanjye uri kubivuga. Iyo rero imitekerereze idahurije kuri icyo kintu, niho dutangira kugenda dusenya ingero, tugasenyeramo n'ibyo twizeraga. Niyo mpamvu ikintu kigomba kuba uko kiri. Nta mubiri ubyara marayika. Marayika ni ikiremwa cy'umwuka, gishobora kubaho umubiri wapfuye, icyo cyo ndacyemera, cyangwa kikabaho umubiri wahinduka. Ariko ugifite umubiri wa Bob, ugifite umubiri wa Niseti na Jane, nta marayika ukurimo. None ubaye marayika ntukeneye umwuka w'Imana ngo akuyobore, kuko wowe urayobotse. Yego. None kuki dukeneye umwuka wera? Ubaye marayika ntiwari ukeneye igitambo. Kuki dutambiwe se? Bibiliya ivuze iki? Mwebwe ubwanyu murezwe, sibyo? Imana y'amahoro ibeze rwose, siko Bibiliya ivuga? Mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, ubugingo n'umwuka wanyu, ya mitekerereze yo muri twe. None se ubwo ubaye marayika ute uri gusabirwa kwezwa? Murakoze. Reka ngere ku cyo nari nashatse kubaza wenda mbere yuko tuza kugisasira no kugishakira inyito na introduction. Muri iyi minsi mu matora atandukanye n'amadini hari ikintu cyeze kandi ubona ko kigenda kirushaho gufata imizi, kandi ngendeye no ku bindi bihugu mbonaho cyaramaze gufata indi ntera. Nabashe ku kintu cya Abraham ati ndamutse nizeye umuntu wizeye nk'uko bavuze Abraham yizeye Kristo cyangwa se yizeye Imana, uyu munsi umushumba cyangwa se umukristo wamaze kucyumva utangiye kugira ubwoba. Oya, ntabwo ngize ubwoba, ahubwo ntinya icyo wari ugendereye umbaze icyo wambajije. Umukristo aramutse abonye umushumba we, urwego yagezeho mu myizerere n'imikorere ye, kavuga ati ni ukuri pe nubwo utari Kristo ariko mbere urugero rwiza rwa Kristo, nk'uko wavuze yuko Abraham nawe ari ntabwo ari urugero rwiza rwa Kristo, ahubwo urugero rwiza muri Kristo. Nta kibazo, urugero rwiza muri Kristo. None akabaho ubwo rwose muri we yumva yirundumuriye muri wa mushumba, muri wa mupasiteri, muri wa mwevangeliste, akavuga ati aho wajya ni nka bya bindi bya Rusi na Ntuza, ati Imana yawe izaba iyanjye, uri na dadi. Ikibazo kiri muri iyo myizere n'iyo myemerere ni iki? Ikibazo gihari ni kimwe, ni uko umuntu ashobora kwizera akemerera mu muntu ibyiza n'ibibi bye. Ariko noneho duta uyu munsi our role model wacu, umuntu wo kwigiraho ni Kristo Yesu. Reka mbabwire, ibi bintu si bibi, ariko nabwo ni bibi, gusa si bibi cyane. Ubundi abantu b'Imana bizererwamo Imana, ariko si bo bizerwa nk'Imana. Iki kintu kirasobanutse. Bizererwamo Imana
ariko si bo bizerwa nk'Imana. Niba atari bo bizerwa nk'Imana, icyo nshaka kuvuga ni iki? Izera Imana yo muri wa muntu wemeye ko akora iby'Imana, ariko ntiwizere wa muntu ko ari Imana yawe. Nutamwizera nk'Imana yawe, nagwa uzamubera urufatiro kuko wowe uzaba ugisigaranye Imana. Ariko numwizera nk'Imana yawe, nagwa azakugusha kuko niwe wegamiye. kandi benshi birirwa mu nsengero bavuga ati naka yarangushe, pasiteri wanjye yarangushe. Rega igikorwa na benshi ntigisobanuye ko ariko kuri. None se ubwo bivuze ko yaramugize Imana ye? Reka tureke uwagushije undi. Uwaguye yari afashe kuki? Urufatiro rwawe. Urufatiro. Nose ubwo urumva urwo rufatiro ari ruzima. Nababwiye ngo Kristo kandi pasiteri nawe nari nzi ko afashe kuri Yesu. Nawe afashe kuri Kristo. Noneho rero wifata kuri pasiteri, fataho pasiteri nawe afashe. Sibyo? Njya nkunda kuganira n'abantu ngatorera ngatera amabrage. Hari abantu bajye bambwira ngo nibagera mu ijuru bazareba Mose. Njya nkunda kwasetsa nkabwa ni nta mwanya nzabibonera. Nge nzareba aho Mose azaba ari kureba. Na Mose afite hazaba areba. ngo nzahobera ngo Eliya ngo mpobere. Eliya wese azaba ari guhoberana. Kuki twumva agakiza gakwiriye kugira urufatiro ku ntumwa zakatubwirije? Niyo mpamvu nzareba Paulo wazaba areba nde? Nose kuki utumva utareba aho Paulo ari kureba? Niba wumva uzafata Yohana mu kiganza, wafashaho ikiganza cya Yohana nacyo kizaba gifasha. Rega agakiza kari oriente kuri Kristo Yesu. Kwita umuntu dadi ntacyo bitwaye. Hari abantu tubyaza ubutumwa bwiza bakumva nyine turababyaye, ariko ntitubabyara nkatwe. Ntabwo ari twe babyeyi babo. Nk'ubu jene nyine akwise dadi ntacyo. Exactement ko jene afite ibyamuvutsemo. Afite amasoko muri we. Afite imigezi itemba iturutse mu isoko yo muri Aniseti iri muri Kristo. Jene ntabwo ari kunywa amazi yo muri nge, ari kunywa yo muri Kristo yuzuye muri nge. Biroroshye guhambuka umutima akizerera muri nge ariko atizeye nge. Noneho akangira uw'umumaro we muri Kristo Yesu, ariko mu by'ukuri sindi Yesu. Icyo cyo si ubuyobe. Ubuyobe nuko yangira Kristo. Noneho agafata byose byanjye, mugundire byose bya Kristo, ariko ntimufate byose by'abashumba. Nafata byose byanjye hazazamo n'ingeso n'imiterere, hazemo kamere n'ibikorere, aho nacogoye acogore. Kandi nafata Kristo wo muri nge, azaba upgraded nawe muri we. Kristo wo muri we azakura, azaganza. Ariko buriya none ahantu uretse gato naganza igihe nge naguye, nzasubira gushaka jene ufite Yesu, kuko afite Yesu nge nahirimye. Ikibazo ahantu kiri tugomba no gushakira umuti. Ntekereza ari uburyo twigishijwe n'uburyo mwebwe mwatwiyeretse. Mwatwiyeretse nk'abantu. Ndi umuvugizi w'abashumba n'abavuga butumwa. Uyu munsi ndi kuvugana nawe. Urakoze. Noneho uburyo nge nakwiyeretse. Uburyo kugira ngo twe kubigeneraliza, ntabwo ngewe ngomba kwambara umubiri w'umuntu, kandi uwa Kristo hari ngo ubuhagije. Nta nubwo nshaka ngo mushyireho ingeso z'abandi, sinshaka ngo n'abandi mubahe izabo, ahubwo vuga ngo mu bantu nabonye bameze batya. Noneho nanjye uze kuvuga ngo mu buryo wanyeretsemo nubu, kugira ngo utaza kunyambika uruhu rutari urwanjye. Watwiyeretse ubwo ndimo ndabariza abantu ashaka kuba barakubonye uko yego nk'umunyembaraga, nk'umuntu rwose ushaka no kuba atacogora. Ejo bundi nkabona uracogora. Icyo gihe nincogora kandi narabonye wa muntu ise dadi, wa muntu nyine avuga ngo ibintu nawe wabimbyaje, nawe wabinyigishije n'iki. None ni gute ntacogora yacuguye kandi rewe nabivomye? Y'amazi wavuze yavuye kuri Kristo akamwuzura, kari we navomyeho. Nayo muri wowe azaba amenetse se? Nuro cyuko agakiza kawe katari kuri Kristo, kari ku muntu wakwigishije Yesu. Ubwo buyobe si ubu buje. Kuri Paulo na Barinaba byarabaye, na Apolo ngo turaba Apolo, turaba Barinaba, turaba Paulo. Paulo aravuga ngo oya, hari uwaje aratera imbuto, undi aravomerera.
ariko hari n'uwamejeje, ari nawe uzazisarura, ni Imana. Natwe mudufate nka bene so muri Kristo, ntabwo turi ba so muri Kristo, kuko ni muri ba data muri Kristo, ntabwo turi ba so muri Kristo. ubwo ntidufite ba data benshi. Imana ni data wa twese umwe. Mu buryo bw'umwuka nshobora kukurera, kuko umuntu urera ashobora kurera uwo atabyaye. Ntufite exactly. Icyo ni iki? Tugira abakozi badufasha kurera abana, dufite abarezi cyane mu mashuri, ariko ntabwo ari ababyaye abo bari kurera. Turera umuntu ari uko yavutse. Noneho umuntu ashobora kugira uruhare mu ivuka ryawe mu buryo bw'agakiza, ariko kandi uru ruhare ngize ni ubutumwa nguhaye, ntabwo nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye ubutumwa nk'ubuzima nanjye nakiriye. Ubwo buzima nakiriye bukugize uwo ndiwe muri Kristo, nawe ubaye uriwe muri Kristo. Noneho ubaye kopi yanjye, ntabwo ubaye kopi yanjye, ahubwo ubaye copy paste ya Kristo. Hari abantu bagenda ari aba Yesu, ari aba Yesu cyangwa abakristo, n'ubundi ari abakristo, nyine ni umukristo. Identite yabo, identification ye ni Kristo, imikorere ni Kristo, imivugire ni Kristo, agenda atyo. Bene uyu muntu Bibiliya iravuga ngo ubwo butunzi tubutwaye mu rwabya rw'ibumba. Ko Pawulo yavuze, nshobora gucumura nagwa. Ibi ngibi mwirirwa mureba kuri social media ukabona ni seti yavuze ngo ni umutagatifu, mbere ya kamera se narindi gukora iki? Icyo urakizi. Iga wemere wizere ibyo nakubwirije kuri binyuze mu ijambo ry'Imana, ukurikije n'icyo wasomye, n'icyo wemera, n'uko umwuka gushoboje, ariko wishaka kuba njye. Iyi ni social media. Social media abantu batumenya bitewe n'uburyo twabiyeretse, ariko tutari abiyereka dufite ukundi duteye. Ubusaba abantu barumvisera, si ngombwa ngo bumva, ahubwo wowe erega nta muntu uri kumvira undi ahubwo wowe urumvishe. Nta muntu wumvira undi muri ibi bintu byo kwizera. urumva njye mbaye numvise nshobora kutagira amakenga no kudatekereza kubariza undi muntu uri ubundi. Iyi ni mistake Bob tugira abakristo, kuko urumva njyewe hano ndijwi rya rubanda, ndijwi ry'umuntu uri kutwumva. Mu bijyanye n'ubutumwa bwiza niwambara ishusho y'umunyamakuru, umunwa wawe uzabyibuha ugire byinshi uvuga, ariko ubugingo ntibuzahinduka ngo bugire byinshi buba. Muri gospel murekeraho kuba abanyamakuru, bazi icyo udasobanukiwe cyangwa ubazi icyo abandi bakubajije, ariko nawe ukuremo ibindi. Ibi bintu ntabwo turi kubivuga nk'itangazamakuru, iri ni itangazabutumwa bwiza bwa Kristo buhindura. Ntabwo turi kumenyesha abantu ngo bamenye ibyabaye, turi kubabwira ngo bahinduke ibyo turi kuvuga. Ubwo abanyamakuru bose tuba bavuga butumwa bo mwiyobokamana, no kuba umunyamakuru utari umuvuga butumwa, ukabaza ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo, ukanavuga ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo, ibyo nabyo muzabizira. Kuvuga ikintu kitaguhinduye ukemeza abantu ikintu utemera, ubwo n'uburyarya bw'abafarisayo. Nyine ni ugukoreza abantu umutwaro wowe utakozaho n'umutwe w'urutoki. Ariko wabamenyesheje ukuri? Ntabwo twabamenyesheje ngo bamenye, twabamenyesheje ngo bahinduke. Hanyuma rero nuba ikiraro cyambutse abantu kibavana mu karere ka Kamonyi kibageza mu Kanyarugenge, ukaguma muri ikiraro, igihe Nyarugenge na Kamonyi bitazaba bikiri kumwe, bizatandukana, ikiraro nacyo kizasenyuka, ntacyo kizaba kimaze. Icyo gihe umeze nk'igikwa cyuriza umufunda kubaka inzu, ariko ku munsi wo gutaha inzu igikwa bakakijugunya. Ni ngombwa ngo ibi bintu bya Kristo tubibemo, tudafite umuntu tubibereyemo, tubibemo kuko biturimo. Njyewe njya nkunda kubibabwira, nta muntu hano wumvira undi, buri muntu ariyumvira. Niyo mpamvu hari n'umuntu mbaza nkumva, ariko nkumva muri we ntarabaho, ahubwo muri we harimo abandi. Nkamwa ntibanzukira abandi, nuba wowe
umbaza aba ari wowe tuganira ngo nyine ngo abantu baravuga no wowe ubivuga gute ngo nyine ngo abantu bazi ngo oya wowe ubizi gute ni hamwe ujya usanga comment hari abantu babinyandikira bene uwo sinjya musubiza umuntu umbwira ngo Imana iguhe umugisha umuntu umbwira ngo Imana izaguha ubugingo izaguha ubugingo yego ubu ugiye kubonera muri nyuma y'iyo comment exactly noneho nyumva kandi n'umuntu hari umuntu wanyohereze message ku munsi wa Pentecote arambwira ngo umwuka wera w'Imana kumanukire mwuka w'Imana nyuma y'iyo message akumanukire exactly ni nyuma y'iyo message nyine nyuma y'uko akimara kubyandika ariko umuntu abakomeye yifite icyizere gikomeye cyane umwuka twakiriye ahinyuwe n'iminsi tugezemo ku buryo uwo munsi aribwo mumbwira ngo umwuka kuzure nta mwuka unsanzwemo kabiri narabibabwiye mubera abantu umugisha kuruta uko mubasabira umugisha wowe uri kunsabira Imana iguha umugisha none se wowe uransabira umugisha ntarya kuwugira ni igisobanuro cy'uko nawubonye waba imbogamizi yawo wowe uransabira umugisha uwo ufite tutawusangira ni igisobanuro cy'uko nanawubonye waba imbogamizi yawo dusangira uwo mfite dusangira uwo ufite mukwifurize ari uko twawusheyarinze ikindi ngo Imana izaguha ijuru ntabwo ndihabwa nubwo murisabye ahubwo ukimara kumva ibyo mvuze bikagukoraho wowe urumva urifite wirinsabira rekera kuri insabira ntabwo ijuru tuzarihabwa nuko abantu bari dusabiye tuzarihabwa nuko twarinze ibyo kwizera ngo njya ngusengera ngo uzagira iherezo ryiza iherezo ry'ikizi icyo mwita iherezo urupfu niki kizaba gishize rwawe nyine uzabe ukiri mu mavuta wowe nyerera imbuto aho kunsabira iherezo ryiza irinde kumbera ikigusha ntumbere igisitaza noneho urebe ko nzabona ibingusha bitaturutse muri wowe ese ubundi bitugusha byava hehe bitavuye muri mwe wowe irinde kumbera ikigusha iherezo nditegereze naho umbereye ikigusha ngo uzagire iherezo ryiza mwene data uba amahoro kandi yayakubujije yambujije atampaye amahoro wowe yambe urebe ko amahoro nyabura wiyansabira yambe urebe ko hari kuza abantu badusabira umugisha babitse umugisha wacu mwaduhaye umugisha wacu muduha umugisha mu bintu nawe ubizi uko ni ikiganiro kimara gusohoka hano muri comments cyangwa muri commentaire ndabizi ko abantu bavuga ati mutumishe Imana iguha umugisha arahamagara nawumpe nampu wanjye abitse ubwo ari ugusabira wenda ashaka kuba atari yawutunga hari umugisha tubonera mu bantu akaba n'umugisha wo mu gakiza imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu iyo ngiyo pointe uyihabwa mu gihe wihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu hakaba n'umugisha Imana inyuza mu bantu muri kudusabira uwuhe muri kudusabira uw'Imana inyuza mu bantu cyangwa uwinyuza mu gakiza umugakiza kandi ufite warawuhawe urakoze wo mu gakiza narawuhawe uwinyuza mu bantu uvuze ngo Imana iguhe umugisha ubwo uri kuvuga uri mu biganza byande ubwo uri kunsabira umugisha uri mu biganza byande kandi ari wowe wumva nk'ukwiriye uzi n'uri kunsabira uzi n'icyo wise umugisha uri kunsabira ahubwo si ubwo ibyiza ntiyajya byatura no mu mazina kavuga ati wenda tworoheje hari igihe umuntu yumva ngo nta mugisha wawe afite kuko adafite ibigaragara ariko hari umuntu ukubera umugisha akakubera inshuti nziza mbera umugisha umpesha umugisha kandi n'igisobanuro cy'umugisha nuko tuwuryaho ibi mutubeshya ngo mufite umugisha tutarawuryaho tubwiwe n'iki se niba ari wo ko umugisha usangirwa ubundi ibyo mwabitse koko ni umugisha ko umugisha usangirwa kuko ibyo mutemera gusangira n'abantu koko ni wo
ikiganiro ndamutse nongeye ikindi kibazo nshaka kubaza gishobora kuza gufata mu masaha 2. Nyemera tugisoreze minota 40 n'ingahe. Ubwo mbese tugisereza aho kigejeje. Kuko ikibazo nenda kubaza kijya gushamikira ku cyo twatangiriyeho. Icyo navuze ko tuze kuganira cy'umugisha w'igihugu, ariko byahita biba indisije ishobora kuza gufata undi mwanya. Ahubwo turarikira abantu yuko ikiganiro cya kabiri cyangwa se wenda bitewe n'icyo muzabanza cyangwa n'icyo nkuna bose tuzabanza gishobora kuba icya mbere cyangwa icya kabiri, ariko nicyo gikurikiyeho. Unyemere tubikore dutyo kuko ndifuza ko tuza kuvuga noneho twavuze ku mugisha wa Abrahamu, tuvuga uburyo Isiraheli yagiriwe umugisha nawo mahirwe kuba ariwo yiba isoko y'iyo myizerere n'uko kwizera kose twavugaga. Ariko noneho hari n'ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ubushize twanabinyuze hejuru, bakunda kubaza ati kubera iki bisa nkaho tuvuze kuri biriya tukanabitindaho, bigasa nkaho bigiye kutwibagiza iby'iwacu bikatwibagiza n'abo turi. Ariko abantu kuba twavuze 1 na 2 ntabwo twibagiye ko 3 na 4 bibaho. Oya, icyo cyo ariko ni ukuri. No, not true. No, ntabwo ari byo. None se ubu ngubu inshuro zose wigishije cyangwa se n'iyi minsi umaze wigisha cyangwa nahe hose wavuze ubutumwa bwiza, ni ryari wagarutse ngo uhuze ibintu bya hariya unabihuze n'ibintu bya hano? None se ubu ni muri imipaka y'ibihugu nyicomekanye? Hari ibintu mugomba kumenya. Amateka y'iwanyu muri kudusaba kumenya nayahe? N'ay'abasinga n'abanyiginya, n'ay'abagesera n'abega, n'ay'abakono n'ababanda, n'ay'abagogwe. Amateka mushaka ko tumenya tukavuga nayahe? Icyo mwita amateka nayo ngayo uri kuvuga y'Abisiraheli. Niyo uvuga Imana y'Abisiraheli, se Imana y'Abanyarwanda yo iri kuyisiga he? Ese kuki? Ese ubundi Bobo, Imana y'Abanyarwanda ni iyihe? Ko naba babitubwira nabo batayizi. Ntago bayigishijwe. None se Gihanga dufatiraho, sibyo? Gihanga dufatiraho, iryo zina ubwaryo muzi iminizi ya Gihanga? Ko mutubwira amateka ubundi n'amateka y'iwanyu murayagoreka. Nituyavuga uko ari tuzarwana namwe, kuko namwe mwayagoretse ku bushake. Niyo mpamvu tuyaceceka, kuko nta mukiru yarimo, ntabwo akiza, sibyo? Gihanga urumva mwiki? Guhanga. Yahanga igihugu ariko ntabwo yahanze isi, sibyo? Yaba inkomoko y'abatuye ariko siwe muremyi wabahatuye. Ubu nituvuga Imana muhite mudukurura mutwegeze ku muntu. Ese abahe? Yarasinziriye ko bisa kose. Yagize ate? Yarapfuye. Okay, niba yarasinziriye mutegereze tuvuga amateka yakangutse, kuko ya Kristo tuvuga nawe yarazutse. Nawe yatazuka ntituba tuyavuga. Nabambwiriza iki? Ariko uyu munsi ari abantu bakivuga kandi batarigeze bakanguka. Bande bakigira bate? Basize imirimo ikanuye, imirimo yabo iri maso. Imirimo yabo iri maso kandi kangura abandi. Icyo mwita amateka yanyu ni ibihe? Tuvuga amateka y'abega tuyahuze n'ibikeri, tuvuga y'abasinga tuyahuze ibyo mushaka, tuvuga yaba bacyaba tuyahuze n'ingwe, tugende duhuza ibyo bintu. Niyo mateka mushaka ko tuvuga. Dufate ryangombe ryaba binga banyundo. None se mbere nubwo wenda uri kubisimbuka n'iki? Iyo cyane nk'izi nyigisho akenshi wenda ntago ari ikiganiro nashaka ko tuganira, navuze ko tuza kubiganiraho nyuma, ariko icyo nashaka kuza ko none tuza gukomozaho, twari komoza ku kintu cyitwa karande. Kuko nta kaya nagira karande y'Abisiraheli, ngira karande bitewe naho navukiye n'igisekuru cyane n'iki byose. Niba ubyemera ko ibaho, wowe uzi ko ntayo wagira, ubyemera ko ihari, wowe uzi ko nta karande y'Abisiraheli wagira, ariko abashumba bafite ubwenge nabo, ntabwo mvuga abashumba bafite mikoro yo guhagarara, bafite ubwenge bazi ko bagira karande yarewe. Ubwo nayo murayimbaza. Oya, karande y'Abisiraheli, uzi karande yarewe? Imana yabujije Mose kumuha gakondo. Uretse abari kubimenya uyu munsi, bashyize amaboko hariya bakabiba imbuto zikaberera bagakora. Abashumba bari abantu bagenza ikirenge,
inkweto ihengamye, umwenda ucitse, mwatwambikiye mu ruhame. Niyo mpamvu njya mbabwira ko nta muntu wangurira umwambaro ngo mwambare. Kare. Hari n'uwambwiye ngo azangurira ngo utuntu sinzi uburyo yatwise ngo kuko ngo abona ngo ibi bikote nambara muri iyo rangaje. Noneho ntabwo baragera ku rwego rwo kwambika abantu b'Imana. Mubanze mwiyambike ni muba abantu bambaye. none se abashumba bambikoga bate? Ni mu ruhame? Nyumva, uyu munsi hari abashumba bari gusaza badafite n'urwara rwo kwishima. Barakoreye Imana bakirinda bagakiranuka. Kabiri, karande yarewe muri abo bantu mvuze ni iyihe? Naho ibindi wabireka Mana ukampindura igikoresho cyawe, noneho maze ukazampa iherezo ryiza. Ntacyo bitwaye, duhere kuri wowe. Ibindi Imana ibireke guteganyiriza iherezo. Iherezo genda ryizenda rifite ahubwo ni noneho ibindi byihorere. Ibimpe none se uzi ibindi yarabiretse kwande mu muryango wa Lewi. Yabwiye Mose ngo ntuzabahe gakondo, bajye batungwa n'ibyo ku gicaniro gusa. Yari ukubima ibindi ngo karande. Ibi bintu rero abantu babamo ntabwo tubigisha ibyo gusa, kuko ntabwo harimo umukiro wanyu. Twebwe twibanda ku bugingo kugira ngo nimumenya Kristo ukura aba bature n'ibindi mutaramenya. Ariko si uko ibindi tutabizi, si nuko ayo mateka Bob, niba ari umuntu z'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndayazi. Murashaka tuvuge se aya bande ba Ruganzo baturuka Karagwe, tuvuge abaya Rwabugiri agwa kwijwe. Hari n'abantu batazi ngo yishwe n'iki, batabizi. Yararozwe ariko yicwa n'uruheri, icyo biti urududura. Tuvuge yakavuna wavunnye umuheto n'umwamba akavuga ngo inka zizahera ishyanga nk'uko izanjye nzitayeyo, agasiga avumye igihugu. Tuvuge iby'inkwana se ryagiye ribaho nuko umuvumo uri gukurikirana abantu bamwe na bamwe ari igihango bishe. Tuvuge inkomoko y'imiryango se y'Abanyiginya, Abakono, Abayiki n'Abaki. Tuvuge uko ukomoka nuko yashyingiranaga nuko yimikaga. Icyo mushaka ubundi tuvuga nk'amateka niki. Twebwe rero noneho mbakurira inzira ku murima. Umurima wanyu muwushyireho inzira inyura muri iyo mitekerereze, ariko umurima wanyu uhinzwe nk'imbuto z'ubugingo. Nahamagariwe ubutumwa bwiza bwa Kristo, ntabwo nahamagariwe amateka y'iwanyu. Muyasure muyabaze n'abayashinzwe. Umunsi uzaba turi kuganira kuri icyo kiganiro ariko tugaruka no kuri karande n'iki, uzabyemera? Njya mu mateka y'iwanyu murayandusha, ahubwo muzayakizwe niba adakishijwe. Uzabisobanura mu buryo utazabihuza, utazakenera kubihuza. Simbizi, tuzabimenya turi kubivuga. Imana ibahe umugisha. Nimumenye Kristo niwe mucunguzi. Murabizi ko na sogokuru duhuje yadusize aho twavumiwe cyangwa turaga n'urubanza cyangwa dusiga mu nzigo, ariko Kristo yadusize nta nzika, dusiga mu mbabazi. Niyo mpamvu tumuvuga kuruta uko navuga Nshogoza cyangwa Musinga, nabiruta uko navuga Abakirwa cyangwa Abanyiginya n'abande. Imana ibahe umugisha. Reka tugushimire cyane ku mwanya mwiza n'ikiganiro cyiza. Ubwo ikiganiro twabasezeranyaga mwumve ko birangiye uko. Bashumba ba Apotre mu rwego runaka urimo, nkubahiye Imana ikwemerera kuyikorera mu izina ryayo, ariko kandi reka nkubwire ngo ntabwo ari wowe ubyarira Imana. Uvuga iby'umwuka, umwuka akabyara ab'Imana, Imana ikabaguha ngo ubarere ariko ntubabyara. Ntabwo uri se w'abantu, kuko ni Imana, ni data wa twese. Nkunda kubivuga muri uru rwuri, nta mushumba urubamo nk'uturagira. Umushumba urubamo nk'uturagiye ni Kristo. Naho uwitwa umushumba na Apotre nawe ni intama mu rwuri rwa Kristo. Rero ni muce bugufi tungane, kuko umunsi mwacunguwe niwo twacunguwe. Maraso yabejeje niyo yatwejeje, imbaraga mwahawe nizo twahawe, n'umwuka mwuzuye niwo twuzuye. Ntabwo twuzuye umwuka usagutse kuri mwe, twese twuzuye umwuka wo muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu dukwiriye kubahira Imana rimwe kandi tukubahana mu muhamagaro umwe. Noneho abakristo, urufatiro rwanyu niriwe kuri Kristo, mwigire ku bashumba banyu kandi mububahe. Kumwita dadi nta kibazo, ariko ndabizi ko nta muntu n'umwe mu bantu bagushumbye wari watera inda y'umwuka ngo havuke umuntu w'umwuka. Niba rero tubyarwa na Kristo, turaba Kristo. Mana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu. Waraduhamagaye ngo tube ijwi rikangura, kandi ni wowe ubwawe wadutumye.
aha kuri Nkunda Gospel buri muntu wese uhari ufite icyo ahungukira tumwatuyeho kuhabera umugisha. Umuntu uri ku ijwi ry'umukanguzi uhari ufite icyo ahungukira tumwatuye kuhabera umugisha kugira ngo natwe tubabere umugisha muri Kristo Yesu. Ibiganza byabo tubishyizemo imbuto, turabasengeye kugira ngo gukora kw'Imana bigaragare kuri bo. Uwunamye umwunamure, uwaguye umubyutse, wapfuye umuzure, abariho bakomeze kandi ubarindire ubugingo n'ubuzima mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tubisenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.